mwisi mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Yohana 16:33. Agahinda, guhangayika, kutishima, ipfunwe, igicumuro no kuzimiza ibyiringiro bimara imbaraga z'ubuzima, bikabwangiriza kandi bikaba byahitana umuntu. Akanyabugabo, ibyiringiro, kwizera, impuhwe n'urukundo bitera amagara mazima kandi bikongera iminsi yo kubaho. Ntidukwiriye kwemerera ingorane, ibibabaza n'ibirushya by'ahazaza bitera imitima yacu guhonga, amavi yacu agahinda umushyitsi, agakomangana maze amaboko yacu agatentebuka. Ushobora byose aravuga ati, yisunga imbaraga zanjye abone kuzura nanjye. Yesaya 27:5. Abeguriye ubuzima bwabo bwose kuyoborwa n'Imana no kuyikorera ntibazigera bagerwaho n'ingorane Imana itateganirije intsinzi. Ibyatugwirira uko byaba bimeze kose, niba turi abakora iby'iryo jambo, dufite umuyobozi utujya imbere mu nzira tunyura, mu mpagarara zacu zose dufite umujyanama wizewe. Turi mu isi y'imibabaro, ingorane, ibigeragezo ndetse n'agahinda bidutegereje mu nzira yose igana muri gakondo yo mu ijuru. Ariko hari benshi batuma imitwaro y'ubuzima iremera inshuro ebyiri kubwo gukomeza kwibwira ko akaga kaje. Iyo bahuye n'ingorane n'ibibaca intege, babona ko ibintu byose bigiye kurimbuka kandi ko ibyaba ari byo bikomeye kuruta iby'abandi, ko byanze bikunze barindiriwe n'ubukene, ngo kuko bihindura abahanya bagatera umwijima babazengurutse bose, no kubaho ubwabyo bikabahindukira umutwaro. Ariko ibyo ntibikwiriye. Ni ngombwa ko abo bibwira ibibi gusa bakoresha umuhati ukomeye kugira ngo bahindure ibitekerezo byabo, kandi iryo hinduka rirashoboka. Umunezero wabo muri ubu buzima no mu buzima bw'ahazaza ushingiye ku gushikamisha intekerezo zabo ku byiza. Rero ntibarekera guhora batekereza iby'ingorane zitariho bihimbira, ahubwo batekereza imigisha Imana yanyanyagije mu nzira yabo n'umunezero w'iteka yabazigamiye mu isi irushaho kuba nziza.